Ibihe byiza aho muri hose bene data, nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza. Uyu ni umunsi wa 24 wo kuba imbere y'Imana. Ni iby'igiciro cyinshi kandi biranejeje kuba Imana yacu yumva gusenga, yitaye ku gusenga kw'abadafite shinge na rugero nkatwe. Amasengesho yacu ikayumva ntiyasuzugure, ikaba imaze gukora ibitangaza bikomeye kandi bifatika. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ntabwo ari abantu bose bafite amahirwe yo kubona ababasengera babaha umwanya, ariko uwo mugisha turawufite. Dufite abadusengera, dufite abo dusengera, kandi nzi neza ko Uwiteka azakora imirimo ikomeye. Nawe ufatanye natwe kwizera, tubane muri ibihe byo gusenga, tutangirane tuzasozanye. Intego yacu ni ugusoza umwaka dusenga, tugatangira undi dusenga, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Luka ibice 18 umurongo wa 1 kugera ku wa 8, ngo bacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Ubwo rero intego yacu ni ugusenga tutarambirwa. Hanyuma Imana nyir'ijuru n'isi ntizabura kurengera intore zayo ziyitakira, haba ku manywa haba na nijoro. Ndababwiza ukuri, izaturengera kandi vuba. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, izina ry'Uwiteka niryubahwe. Naho rero reka rero twongere dusenge, dusangire ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Imana yacu habwa icyubahiro. Umugisha abagaragu bawe bafunguye iyi video tugiye kubana muri ibi byo gusenga. Umugisha abantu bose bakomeje gukurikira ijambo ryawe, kandi uha umugisha n'abariha abandi kugira ngo baryumve. Imbaraga zawe zikora ibikomeye muri twe, agakiza kawe kagende muri twe, Umwuka Wera atwigishe kandi adusobanurire, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ijambo dusoma uyu munsi turarisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 2, turasoma umurongo wa 21 dusoreze kwa 35. Handitse ijambo rivuga ngo, nuko iminsi 8 ishize arakebwa, bamwita Yesu, rya zina ryari ryaravuzwe na marayika nyina atarasama inda ye. Iminsi yo kwezwa kwabo ishize, bakurikije amategeko ya Mose, bamujyana i Yerusalemu ngo bamumurikire umwami Imana, nk'uko byanditswe mu mategeko y'umwami ngo, umuhungu wese w'uriza azitwa uwera k'Uwiteka. Batamba n'igitambo nk'uko byavuzwe mu mategeko y'umwami ngo, intungure 2 cyangwa ibyana by'inuma 2. I Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka Wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'Umwuka Wera ko atazapfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Ajyanwa n'Umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Se na nyina batangazwa n'ayo magambo avuzwe kuri we. Simiyoni abaha impundu, abwira nyina Mariya ati, dore uyashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi babyuke, abe n'ikimenyetso kigirwa impaka, ngo ibyo abantu benshi batekereza mu mitima bizahishurwe, kandi nawe inkota izagucumita mu mutima. Imana yacu itugirire neza cyane. Iri ni ijambo ry'Imana, kandi turashimira Imana ko turifite. Ejo twarimo tureba abanyabwenge ko nabo bahishuriwe Yesu, bamubona bibereye iburasirazuba mu buhanga bwabo, scientifically, mu buhanga, bakurikije ubuhanga bwo kureba mu nyenyeri. Bahishurirwa Yesu, baza kumuramya, bashyigikira ubwami n'izahabu n'amavuta n'ibihumura neza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Hanyuma twabonye ko bahagurutse neza, nko mu gihe abashumba nabo bahagurukiye bamaze kumva ubutumwa bwa marayika, ariko basa nkaho bahageze bitinzeho gatoya, kuko mbere y'uko baza, ubwo tugiye gusubirayo gato muri Yerusalemu, nyuma y'uko Yosefu abyaye iminsi 8 ya mbere, kwari ukwezwa iminsi 7 y'umunsi wa 8, bakaba bashobora kujyana umwana mu rusengero, arakebwa nk'uko byari biri mu muhango w'Abayuda kandi biri mu mategeko ya Mose.
ariko atari no mu mategeko ya Mose gusa, ahubwo umuhango w'abakomoka kuri Aburahamu bose. Imana yacu itugirire neza cyane. Hanyuma ariko hari ikintu cyabaye. Bamugejeje mu rusengero, ngo hari umusaza witwa Simiyoni. Uyu musaza witwa Simiyoni niwe ngira ngo dutindeho uyu munsi. Uyu musaza witwa Simiyoni ngo yubahaga Uwiteka, ari umukiranutsi imbere ye. I Yerusalemu hari umuntu witwa Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Imana yacu itugire neza cyane. Ngo Umwuka Wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'Umwuka Wera ko atazapfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. Simiyoni yari umunyamwuka. Umwuka Wera yari muri we. Kandi Umwuka Wera yari yaramuhanuriye. Izina ry'Uwiteka nishimwe. Ko atazapfa atabonye Kristo w'Umwami Imana. Nuko bazanye umwana Yesu mu rusengero. Simiyoni wari ushaje uwo munsi nawe atera intambwe ajya mu rusengero. Izina ry'Uwiteka nishimwe. Ngo ahura n'ababyeyi ba Yesu, ngo ajyanwa n'Umwuka mu rusengero, maze ngo ababyeyi bajyana umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura. Haleluya. Ngo ashima Imana avuga ngo Mwami, noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro. Isezerano rirasohoye. Urasezerera umugaragu wawe amahoro, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Izina ry'Uwiteka nishimwe. Ko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose kuba umucyo uvira amahanga n'ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Agaruye rya jambo ryitwa umucyo uvira amahanga. Rino jambo murigarukeho cyane. Kuba muri Yesu bijyanye n'umucyo, bijyanye n'ukuri. Iki ni ikintu cyitonderwa, ni ikintu kigaruka kenshi, ni n'ikintu nanjye nasubiyemo kenshi, ni n'ikintu ushaka gutindaho kenshi. Kuba umucyo uvira amahanga. Yesu niwe mucyo uvira amahanga. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe ushobora kumurikira amahanga akoroherwa. Ibibazo by'umwijima bigakemuka. Ibibazo by'umwijima w'icuraburindi ntibishobora gukemurwa n'ikindi keretse ko Yesu yamurikira abantu. Niba Yesu atarakumurikira uzarya ruswa urinda upfa. Niba Yesu atarakumurikira uzahemuka iteka n'iteka. Imana yacu nitugirire neza cyane, itumurikire n'umucyo wa Yesu Kristo, kugira ngo amahanga, kugira ngo isi yose ibashe kumera neza. Ni uko umucyo umurikira amahanga. Simiyoni rero aba arahishuriwe. No muri iki gihe hariho guhishurirwa, ariko ntabwo ari abantu bose bahishurirwa. Imana yacu itugirire neza kandi Imana idufashe. Ntabwo ari abantu bose bahishurirwa. Hari abantu bake cyane bahishurirwa. Simiyoni ari mu bahishuriwe. Amenya Yesu ataratubura umugati n'umwe. Amenya Yesu atarahindura amazi divayi. Amenya Yesu atarahumura ufite ubumuga bwo kutabona n'umwe. Amenya Yesu atarakora igitangaza cyo gukiza ubumuga umuntu uwo ari wese ufite ubumuga. Simiyoni, haleluya, yerekwa Yesu abihawe n'Umwuka Wera. Amubona akiri uruhinja. Kuvuga ngo nubwo yari uruhinja, ariko yari umwana. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Yari agakiza. Ko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Iri zina Yesu bamwise ni Yeheshuwa mu rurimi rw'Igiheburayo. Bikaba nabona bijya gusa burya na Yosuwa, kandi bigasa nanone na Yesaya. Bakaba ari amagambo yose ajya gusobanura kimwe, asobanura ko Uwiteka ari we gakiza kanjye, cyangwa se Uwiteka ari we gakiza kacu. Imana yacu tugire neza. Simiyoni yabonye Yesu akiri uruhinja, aramumenya. Isomo ririmo hano rikomeye ni isomo ryitwa guhishurirwa. Isomo rya mbere ririmo ni ukubaha Uwiteka. Ababyeyi ba Yesu bahaga Uwiteka, kandi bakaba bazi yuko kugendana nawe neza ari ukubahiriza imihango. Bakebye umwana ku munsi wa 8 nk'uko imihango y'umwuka yari iri. Bamutura Uwiteka mu rusengero. Imana ishimwe ko ababyeyi bemerewe kuzana abana mu rusengero, bakaba bashobora kubatizwa, bakaba dushobora kubatiza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ntimutekereze ko ari ikintu cyoroshye kuzana umwana wawe mu rusengero, ariko ni umurimo mwiza cyane ugaragaza ko wubaha Uwiteka,
Niba ufite umwana utarajyana mu rusengero ngo umuture Uwiteka, ndakugira inama yo kumujyana. Niba ushaka kumuragiza Imana, Imana yacu itugirire neza, ko nutamujyana hari ibindi birimo bimushaka. Imihango ya kera ntukiyibamo, none n'ubukristo winjiyemo ubwinjiyemo igice. Abana bawe ntubamurikiye Uwiteka, uragira ngo bizagende bite? Ejo bundi nibo bari bube bambaye ubusa ku mastage, nibo bari bube ari abatinganyi, nibo bari bube abasore barambagiza abasore, abakobwa barambagiza abakobwa. Kubera iki? Ntabwo urimo bamurikira Uwiteka hakiri kare. Iryo ni ryo somo rya mbere ririmo, kumurikira Uwiteka. Haleluya! Kujyana abana ku rusengero, kujya ku rusengero, ujyana abana ku rusengero kubamurikira Uwiteka. Imana ishimwe ko abantu bakuru nabo bashobora kugera mu rusengero bakahahurira n'abana. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, rihabwa icyubahiro ko abantu bakuru baza mu rusengero gusabira abana umugisha. Abantu bakuru nibo bahesha abana umugisha, nibo baramburaho ibiganza bakabasabira umugisha. Isomo rya kabiri ni ukugwishurirwa kwa Simiyoni kubera kubana n'Umwuka Wera ndetse no kuvugana n'Umwuka Wera. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Hari abatazi ko Umwuka Wera avuga, hari abatazi ko Umwuka Wera ari Imana. Akunda akababwiye Umwuka Wera aravuga, Umwuka Wera ni Imana, Umwuka Wera arahishura, Umwuka Wera arahanura. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Isomo rya gatatu ririmo ni uyu mugisha. Simiyoni yavuze ko uyu mwana ari agakiza. Urasezera umugaragu wawe ko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ko witeguriye ubwoko bwawe kuva kera kose. Bya bindi twose tuvuga byo kuva kera, tangu zamani, kuva kera 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 cyane, ubwo ababyeyi bacu ba mbere bacumuraga Adamu na Eva. Nuko ngo kuba umucyo uvira amahanga, ngo urasezerera umugaragu wawe amahoro. Mwami, noneho urasezerera umugaragu wawe kuko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Uwo bitaga se na nyina, ahangaha niho ubwenge buri. Abantu babona handitse ngo se na nyina, n'uwo bitaga se na nyina. Imana yacu itugire neza. Aravuga ati ndumiwe koko, aratangara. Nyina Mariya abihuza na bya bindi yabwiwe na marayika akijya kumutwita, abihuza n'ibyo yabwiwe na Elizabeti ajya kumuramutsa, abihuza n'ibyo yabwiwe n'abungeri baje kumuramya, abihuza n'inzozi za Yosefu yemera kumutwara ngo amukure mu isoni. Jya ugira ibintu uhuza, ugira ibintu wegeranya. Amagambo y'Imana ujye uyegeranya, uyegeranye, kuko nta jambo na rimwe Imana avuganye nawe itazasohoza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ngo nuko aramubwira ati dore uyu nguyu yashyiriweho ngo benshi bagwe, azaba ikimenyetso kigirwa impaka. Na bugingo n'ubu Yesu aracyari ikimenyetso kigirwa impaka. Twe turamwemera, haleluya, tukamwemera nk'Imana ishobora gusohoza ikintu cyose dusaba, ndetse ishobora no gusohoza ibiruta cyane ibyo dushobora gusaba no gusengera. Imiryango irenga 10 turimo dusengera muri iyi minsi 40, ndahamya ntashidikanya ko Uwiteka hari icyo azakora muri iyo miryango. Bamwe barabizi ko tubasengera, abandi ntibabizi. Icyo nzi cyo nuko Uwiteka nakora igitangaza, twe tuzashimira Uwiteka. Uwiteka nashimwe, kubera yuko twabaye imbere y'Uwiteka dushaka ko abaha abana. Uwiteka abaha abana, abaha abahungu, abahe n'abakobwa, abakize, kuko mu kuboko kwe harimo ububasha, mu kuboko kwe harimo ubushobozi. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Turashaka ko ibihe bisoza ukize ubwo burwayi, iyo diyabete ikize, izo ndwara zidakira zikize, izo kanseri zikize, kubera ko Uwiteka ni Imana ibishoboye. Yesu ni muzima, azihesha icyubahiro kugira ngo yerekane ko ari muzima. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Akiri uruhinja yari umwami, akiri n'urusoro yarakoraga, na mbere y'uko aza mu isi yarakoraga. Twabonye ko ari umukozi w'umuhanga. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Ese ufite ibyiringiro muri Kristo Yesu umwami? Yavuganye na Simiyoni ntiyamubeshye, yavuganye nawe ntabwo yakubeshye. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Iracyahari nk'uko yahabaye cya gihe, n'uyu munsi irahari.
niwe mutabazi. Wica iburyo cyangwa ibumoso, tegereza Yesu. Guma ku rugamba, tuzatsinda. Witinyishwa n'ibigeragezo. Yesu yaranesheje, ni muzima, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Simiyoni yaramuhishuriye ko azaba umucyo umurikira n'amahanga. Umwijima wose wari ukugose ntugukange, umucyo umurikira amahanga urahari. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Imana ibahe umugisha mwese abakomeje kudukurikira. Imana ibahe umugisha mwese abahereza abandi ijambo ry'Imana. Ni ukuri ahangaha muzahumvira ijambo ry'Uwiteka. Niba ukunda ijambo ry'Uwiteka, kora subscribe, kora sabone, iyaboneshe, ujye ubona uko dushyizeho video y'ijambo ry'Imana, ujye uyibona. Intego yacu ni ukugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza bw'umwimerere, abantu bumve ijambo ry'Uwiteka, ijambo ritagamije ikindi uretse kuguhindura umwigishwa wa Kristo, ukava ku rwego rumwe ukagera ku rundi. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Imana iguhe umugisha kuko urikunda. Risangize n'abandi, share, duhe amakuru, comment, utumenyeshe. Izina ry'Uwiteka niryubahwe. Turimo turitegura Noheli. Witegure Noheli, uha Yesu aho aba, kandi umenya yuko afite ububasha n'ubushobozi bwo gusohoza ijambo ryose yavuze, nk'uko yavuganye na Simiyoni akabisohoza, amaso yakabibona, niko nawe azabigusohoreza. Ese wowe utegereje kubona Yesu ari uko ibitangaza byabaye? Simiyoni yamubonye atarabona umugati n'umwe utubura. Simiyoni yamwemeye atarindiriye ikintu kimwe. Urashaka kwemera Yesu ari uko wabyaye? Banza wemere Yesu, hanyuma nubyara rizaba ari ishimwe rikomeye. Simiyoni yamwemeye atarahindura amazi divayi. Aravuga ati, amaso yanjye abonye agakiza kawe. Hahirwa, haleluya, abemera batarabona. Nzi neza ko Uwiteka Imana dusenga izabana natwe. Ndakugira inama, nibura iminsi 7 iheruka umwaka, dore turi ku itariki 22, nibura guhera ejo bundi ku itariki 24 tuzatangirane bino bihe byo gusenga, kandi Uwiteka azaguha umugisha. Ishimwe n'icyubahiro nibigiye mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge dusaba Imana ibihe byiza mu mwaka wa 2022 no gusoza umwaka neza mu izina rya Yesu, amen. Mana yacu turagushimiye, habwa icyubahiro. Turi mu ihema ryawe, turi imbere yawe, ushyirwe hejuru kuko uri Imana yumva amasengesho. Wumvise Simiyoni kandi wamweretse agakiza kawe, natwe utwereke agakiza kawe, utwiyereke. Wirukane umwijima wo gukubita abana, umwijima wo gukubita umugore, turawirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye aba bagabo bahohotera abandi, dusengeye ababyeyi bahohotera abana. Turasenze ngo umucyo w'ubutumwa bwiza, umucyo w'ukuri ubamurikire bahinduke. Haleluya. Babona ubwiza bwawe, batarabona ibitangaza biba, batarabona imigati itubuwe, babona ubwiza bwawe Yesu, kandi icyubahiro cyose kibi cyawe. Ndagushimira kuri Imana yacu bwite. Ndagushimira ko tuba hafi, haba ku manywa na nijoro. Ndagushimira imirimo n'ibitangaza ukora. Iheshereza icyubahiro ku babyeyi dusengera, couple zimaze kurenga 10 dusengera ngo utange abana b'abahungu n'abakobwa. Iheshereza icyubahiro ku babuze akazi. Ndagushimira abamaze kukabona nabo bahinduriye akazi. Ushimwe, nkuramburiye amaboko, warakoze Mana. Twarabimenye, barabitubwiye, turabigushimiye. Tukiri imbere y'amaso yawe turabigushimiye. Niko tukuragije n'abandi bose kugira ngo bagirire neza. Ukeneye kugirirwa neza nawe, bakeneye ubutabazi, ukeneye kubona ubwiza bwawe. Umunyamibabaro ahari hose umuhumurize umutima, umukize ku bw'ubuntu bwawe. Turasenze ngo imbaraga zawe zigendagende mu buzima bw'abatwumva badukurikira, zikora ibikomeye, uruhura barushye, ukora ibitangaza. Umucyo wawe numurike. Murika hari umwijima w'uburwayi, diyabete ihunge, kanseri ihunge. Tugabanyije ubukana bwa kanseri katika jina la Yesu Kristo. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Imana yacu ituba hafi ku manywa na nijoro, ngaho komeza kudufasha no kutugira neza mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha mwese abo dukomeje kubana muri ibyo gusenga. Imana iguhe umugisha wowe wumvise iri jambo,
uyu munsi. Imana ibahereza umugisha. Mwari kumwe na Evangeliste Kabenga. Abashaka kubana natwe, kutwungura inama cyangwa se kutwohereza ibitekerezo, muhamagare kuri 0788455184 na WhatsApp birashoboka. Mushobora no kureba link mukinjira muri groupe isaha imwe yo gusenga, tugasengana, tukarangiza umwaka dusenga, tugatangira umwaka dusenga. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.